Amazina yanjye nitwa Uteterase Irera Murindahabi Vixira. Ndagukunda papa kandi nawe ndabizi ko unkunda. Ndagushimira kubwo waduteguriye uyu munsi mwiza, umunsi w'ibyishimo, umunsi w'amarangamutima yanjye, ya papa n'aya mama. Ndashimira Imana kubwo yamufashije kuwutegura. Nta kindi mbifuriza ni urugo rwiza, kandi n'abantu batuziye mu bukwe Imana ibaha umugisha. Amen. Ayo mashyi ntabwo ahagije ngo dushimire inzira yakoze. Yari afite byinshi byo kuvuga ariko natwe ntabwo tubivuga aka kanya. Umwuka wera basobanurire mwakoze. Mwagize neza. Wantiza ibiganza byanyu byose nabihuza. Ayo mashyi nkarutaho gashimira cyane. Mwagize neza. Abataramye mwongere muhuze za nanga. Muraza kuzihuza tuze kwakira Liliane. Ni igicaniro cy'umuco nk'uko babivuga, ni isimbi n'isine nk'uko abasize bamwita, ni museke weya, ni munyurarembo, ni igaju rizira kugajuka, ni ibiganza bigaba amariza, ni umutima ukeye uteze nk'icyeze, ni amahoro asendera azira icyena, ni rikarire k'inyana, ni umutesi, ni umutoni, ni umuhora akeye, ni mutumwe inka, ni mutereka amata. Tumwakire Liliane arakaza.
Ikaze kuri Shami One TV, nge mugiye kubana nitwa Alexis. Imitima yabeshi irishimye, imitima y'abatari bake iranezerewe nyuma yo kuduha show. Murindahabi Irene wamamaye nka Irene wa MIE yongeye gutanga ibyishimo aho yatumiye inshuti, imiryango, abavandimwe ngo bishimane mu birori biza rimwe mu buzima. Irene yakoze ubukwe n'umukobwa wakomeje kuvugisha benshi kuri social media kubera imiterere myiza afite. Gusa nimvuga imiterere myiza ni wumve nyashi nkuko abubu babaye, ahubwo wumve ko ari umukobwa wujuje ibyangombwa. Ni muri ubwo buryo rero mu ndimi z'amahanga baravuga ngo ni full package. Icyo nshatse kuvuga, Liliane ni umukobwa ushinguye, urangwa n'ubwitonzi kuko ubimubonaho ukimubona. Si ibyo gusa, igitangaje nuko adakunze cyangwa atakunze Murindahabi Irene gusa, ahubwo yamukundiye n'umwana we. Murindahabi Irene cyangwa Irene wamamaye nka manager w'itsinda Vestina na Dorcas akoze ubukwe afite umwana umwe w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 8 na 12. Gusa ikibabaje nuko mama umubyara uwo mwana atakiriho. Ntabwo Irene akunze gutangaza ibigendanye n'urupfu rw'umugore wa mbere ari we na nyina w'uwo mwana. Byakomeje kuvugwa ko Irene atazongera gushaka ukundi, ariko arabikoze. Bityo rero inzira y'ubugaragu ayiteye ishoti. Irene yakomeje gukunda umwana we nubwo nyina umubyara atarahari. Ni ibyishimo bikomeye ko Irene na Liliane babanye nyuma y'igihe kirekire Irene bamwita umuhungu. Impamvu bamwitaga umuhungu ni ukubera ko ikigero cy'ubusore yari yarakirenze. Nkuko byakomeje kugaragara, umwana wa Irene cyangwa Murindahabi Irene yaje gushimisha papa we umubyara, amubwira ko amukunda cyane kuko nawe amukunda. Kandi umwana yanashimiye abaje kubashyigikira mu bukwe cyangwa mu gikorwa papa we yateguye cyiza cy'ubukwe. Murindahabi Irene yaje kurira mu marangamutima menshi nyuma y'uko umwana we asa naho yamushimishije mu bukwe bwabaye bubera mu Ntare Arena, aho umukobwa we yagaragaje amarangamutima ashimira se yuko amukunda kandi amukundira yuko nawe amukunda. Byari ibyishimo cyane. Murindahabi Irene mu rukundo rwinshi yarweretse umwana we, aramuhobera ndetse aramusoma. Ikindi nanone cyagaragayemo cyiza nuko Liliane nk'umugore wa Irene bubyemewe haba mu miryango ndetse no mu mategeko nkuko basezeranye bakuriye umurenge Rwamagana. Byaje kugenda neza, umugore wa Murindahabi Irene nawe aza guhobera umwana n'ubwuzu, bigaragara ko umwana amugira nk'uwe. Ni muri ubwo buryo rero umwana yongeye kubona nyina. Ni ibyishimo byinshi. Nawe utakishimira igikorwa nka kiriya. Irene ni umwe mu bakomeje kuvugwaho byinshi, akomeza kugarukaho cyane ndetse agakomeza no kuba yatotezwa, niko nabyita, hamwe nabo bita ba Felipita ku Isibo TV muri The Sunday Choice. Byakomeje kuvugwa, nongeye no kubibutsa, bakomeje kugenda babita abahungu yuko kandi basaze mu bugaragu, gushaka byabananiye. Irene rero ntabwo tuzi wasigiye igifunguzo, ntabwo tuzi wagihaye, ariko uko biri kose Irene akoze igikorwa cy'abagabo. Reka tumwifurize urugo rwiza hamwe n'umukunzi we cyangwa umugore we Liliane ndetse n'umwana umwe batangiranye urugendo rw'ubuzima. Imana izabubakire kandi ibahe ndetse n'abandi bana benshi, kandi Liliane nkuko akomeje kumukundira umwana, Imana izamuha umugisha, dukomeze kumusabira imigisha kandi akomeze akurane ubupfura. Mwari kumwe ni Alexis, iyi ni Shami One TV, dukomeze tubane.